hera ku musatsi. Nibwira ko benshi bawumereye nabi kubwa kanta, cyakora bakunda umusatsi wirabura bakibagirwa yuko n'amaraso azirabura. Yewe mbivuga nk'umuntu w'umuscientifique, bamvuga icyo ndi kuvuga icyonzi, sindi gupimiranya nk'abaka. Babaka nibo bajya kuremaza ibintu batazi ibyo bavuga. Kandi kije kubabaza yo nta nubwo ubwirabure bwabo bumeze nk'ubw'amakara, ahubwo bakanditse ngo empoison. N'uburozi. Ntabwo ari ikibazo. Bahore bakubwira ngo nywa amazi, ambara urya, shonesha urya, sokoza urya, ogosha urya. Bahore bameze nk'abantu bari byaba ari bibi cyane. Niba imyambaro yawe iravuga kuvuga ngo urayambara bakwita umukristo kandi yamaze kuvuga ngo nturiwe, ntabwo bishoboka. Ubusigaranye iyo wibwira wowe kujya kugura umwenda ukawutangaho amafaranga ngo bandebe. Tugomba kwambarira kuberwa no kwambarira kurebwa. Hari igihe uzahura n'abatareba wirebe wenyine witwa umwiba. Birababaje, biteye n'agahinda umuntu kumenya kwambika idirishya ry'inzu yakanirwa kwiyambika, gafunga idirishya ngo batareba mu mbere mu nzu, akambara umwenda bakareba amaguru. Imyambaro iravuga, ikavuga ngo uruwisi cyangwa nturiwe. Dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya, ndetse n'uwarebaga igicu nka nyuma y'iminota 40 yabonaga isa naho kibitse ikindi, ariko Imana yemeye kugitamurura aho bigeze ahangaha. N'abagira vuba, burya ibyanditswe byera dukwiriye kubyumva nk'uko twumva ibyaha. Ese umuntu agututse wakubwira wamubwira ngo nasubiremo, wabifata ubanje kwandika, ubanje kubisengera, ubereka ibyanditswe bigukiza. Ibitutsi n'ukuri ikiremereye cyane ni iki mutabwira gufata vuba. Rero ntabwo ari ngombwa twige byinshi cyane, twamaze kwiga. Nubwo zitari bwige bike, turiga bike ariko bifite ibyo bita ubwaguke. Rero dushimiye Imana yuko tubanye namwe uyu munsi muri gahunda. Nta nubwo twagomba kuba turi kumwe, byahindutse uhereye kuva saa 9 ejo. Ariko cyabihinduye ntabwo ari impanuka, n'ubundi ni ibindi byiza byo bwaguke. Uwo mwagomba kubana bundi ari Goma, nanjye nagomba kuba ndahandi, none ndi hano. Ubwo n'uwari uri hano nawe arahandi. Mufite abashyitsi benshi, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nitubona akanya turababwira amakuru. Mu ntango z'ukwa 9 nari ndi muri kino gihugu, mu cyagati cyarwo nari hirya ya Afurika. Kuva muri kuri 23 nari ndi muri Congo Brazzaville. Ubu nyose saba ntaraniye mu Rwanda mu masaha 3 akurikiranye. Rero nitubona umwanya turaza kubabwira amakuru, yo ntabwo twayanyuzaho. Rero nibwira ko tumaze kuririmba, twamaze kwiga, tugiye kwigana rero ijambo kugira ngo abantu nibura bajye bamenya neza ibisabwa gukorwa. Tuyadushyiraho imitwe y'amagambo, hafi ababwiriza bose bamaze kubimenyera, n'abizera bose. Hari n'igihe kugarurira hagati yakubwiye atari kuko tanduhaye umutwe w'amagambo, ndawushyiraho. Nimara kuwushyiraho ndasenga kugira ngo niba nawe uri mumfashe gusenga cyangwa ukisengera, uzi n'iki uri gusengera. Itandukaniro ry'umunzani w'abakuze n'uw'abana, niwo mutwe w'amagambo tugiye kuganira. Itandukaniro ry'iki? Y'umunzani w'abakuze n'uw'iki? N'uw'abana. Aho reka dusenge. Turagushimiye Data wa twese, uburinzi bwawe bwabanye na buri wese aha, umwihariko wo bwite yagushimira. Duhurira hamwe twese kugushima, izina ryawe rihimbazwe. Tumaze kwiga byinshi, turi ku munsi utwibutsa kurema gutungurwa no kuzaba mu ijuru. Turagusabye ngo kandi ko kuduhora mu kirere cyaryo. Tugiye kwiga ijambo ryawe, turagusabye Umwuka waryandikishije ari we urisobanura, kandi uwo waremye abo bantu ari we ubumvisha. Tubishimire izina ryawe, tubyambaje mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo namaze kuvuga.
itandukaniro ry'umunzani w'abakuze n'uw'iki n'uw'abana. Ntabwo ari abantu benshi cyane bazi ko habaho iminzani y'iby'umwuka, ahubwo bazi iminzani ipima ibishyimbo, bazi iminzani ipima impagarike, bazi iminzani ipima inyamaswa, ariko ipima ubukristo ntabwo benshi bajya bayikurikira. Ariko ibaho iyo tujya gupimwa ubukristo bwacu, habamo inzego z'abakuru n'iza abatoya. No kwa muganga ku bajya bahagera hari ikitajya kibura nibura, ni umunzani upima umurwayi ukuze n'umunzani upima umwana uvutse cyangwa urwaye ariko ari umwana. Mbese ko babibonye iyo minzani irasa? Ntabwo isa. Hariho uw'abakuru bahagararaho, ntabwo bahagarika uruhinja. Hari uw'abantu banaganaho bagafata, birashoboka. Hakaba n'uwo bafata nk'agafuka bagaterekamo umwana. Ukumva ko iminzani igize ite? Nge nawe rero mu myaka turakuze, ariko dufite mu myemerere harimo abakuze n'iki n'abatoya. Iyi minzani yose ngiye kwishyira ahagaragara. Dore iyo umuntu agiye kwiga muri kino gisekuru, ukigisha umuntu akamukosora, aho gukosoka ahubwo arababara. Nubona ugiye kubabara ureke, araba naguhaye iby'abana, iby'abakuze uri mutoya. Ureke nijyanire n'abagize bate, ariko uramenye nawe ninjyana ku by'umunzani y'iki, ntuhazane imfi ngo nawe ukenere kujya mu gasashi. Ibyo nibyo byiza. Hari umunzani w'iki w'abakuze, hakaba n'umunzani w'iki w'abana. Noneho kubw'ibyo ariko icyifuzo ni uko twese dukura, kuko tuzagera mu ijuru tugize dute, tuzagera mu ijuru dukuze. Niyo mpamvu kubasomye igitabo cyitwa inyandiko z'ibanze mu kigo cyitwa Ijwi Rirenga, aratubwira ngo nabonye abantu bari bakira ubutumwa ngo bose bari bageze mu kigero kigisheshe akanguhe. Iryo jambo gisheshe akanguhe nubwo ari Kinyarwanda benshi batazi, ni mu Gifaransa bavuze ngo bari bageze mu cyo bita âge de raison. Ni igihe cyo kutapfa kumva gusa, ahubwo ukanibaza n'icyo ubwiwe, ukareba n'icyo wiyise, sibyo? Maze ukamenya neza niba koko ibyo uvuga bigize bite, biri byo. Hari amazina menshi abantu bahuriraho ku isi, nko kuba perezida. Hafi y'ibihugu byose byigenga byabonye ubwigenge, ubikuriye wese yitwa perezida. Ariko ubutandukane bw'ibyo bihugu bushobora kongera ibiro by'uyoboye. Ntabwo njyanye nama, katuri abumvishije icyo mvuze. Buno ufashe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukongera ugafata n'undi witwa perezida w'ishyirahamwe ry'abakuzi ibirayi, bose bahuriye ku izina ryitwa perezida. Bose umuntu ahuye nabo bose ntiyabubaha kimwe. Kubera iki? None izina barisangiye. Uko niko n'umukristo wahindutse, n'umukristo w'ibandi, n'umukristo w'ikigoryi, n'umukristo w'umugome basangira izina ryitwa ubukristo, ariko grade ntizireshye. Niyo mpamvu ari ngombwa kubiki, kuko rero nta washobora gushyira hunda ari. Ni ngombwa ngo twige iyo minzani yombi, ni koko duhuriye ku izina, ariko umwe w'umukristo w'umwana n'undi w'umukristo ugize ute ukuze, ni iyo minzani ibiri gusa byonyine ubwabyo gusa. Ndabisoma mu Baheburayo igice cyaho ni cya 5, umurongo ni wa 11, harimo aya magambo agira ati, ubwo ni nkaho nakwisegura kuko ndi imbere y'isi, murumva ko ntafatangije ngo mfate perezida w'iki w'ishyirahamwe ry'abakora ibirayi
ngo mugereranye na ahubwo kwa niki gereranya kugira ngo nawe nibura niba musobanura hari hose kuko turi imbere ya YouTube ataza kwibwira ngo namugirangije n'abakuri birayi ahubwo ni iryo zina nagiraga nje iryo zina rihurirwaho na benshi ariko batandukanyije uburemere bakurikiranye neza noneho aranditse hagira hati tumufiteho byinshi byo kuvugwa kandi biruhije gusobanurwa kuko mwabaye ibihuri ijambo igihuri ni umuntu wumva gake wenda wongereye ijwi cyangwa wongorereye mu gutwi uwo niwe bita ngo ni iki ni igihuri ntabwo ari igipfamatwi ubwo ipfamatwi ho wazamura ijwi warigabanya ntagira ati ntiyumva mwakurikiranye igihuri wagiha telefone ariko igipfamatwi ntacyo wayiha mwakurikiranye abantu benshi cyane batwaye dufite Yesu byinshi twagira gute twamuvugaho ariko bigize bite biruhije isobanurwa bitewe nuko abantu bagize bati ibyo rero biruhije isobanurwa ntibizahora biruhije isobanurwa ahubwo hari aho bizasobanurwa kuko hariho abatari ibihuri mwakurikiranye neza Pawulo we nuko yabwiraga abaheburayo abwira ati gwebweho mwari twabimufiteho byinshi Yesu tumuvuze twarenga haga ubwo bwari ubwoko bwari bwaramutegereje igihe kirekire bwakomoka kuri Aburahamu ariko bwayobewe Yesu yagize ati yavutse kandi bari bazi igitambo cy'igitondo niki bajyaga i Yerusalemu gatatu mu mwaka ariko batazi uwo bategereje mu mwuka bari bamuzi mu magambo gusa igihe cyabo cyari gihwanye na kino gihe cyacu buno umuntu ajya amenya kuvuga ibyiza ariko kubikunda no kubikora bitagize bite bitamuri arakomeje hagira ati kandi nubwo mwari mukwiriye kuba bigisha ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga umuntu wari umaze igihe kirekire yiga wese yarakwiye kugira ati kuba umwigisha dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana natwe buno umuntu yakwigishwa ya mahamane bita ngo ni 4 points fondamentaux divinoime ayo nukurya nugukora nukuruhuka nukubaka urugo ibyo ni by'Imana yahaye umuntu hehe muri Edeni none ni y'imyaka mfite muri kubona nundi waba yinsumbya nuri hasi yanjye watangiye kurya nibura bariye kare bariye bafite amezi 4 bavuye mu nda z'abanyina sibyo none umuntu agomba kongera kwigishwa kurya kandi ubyo ni bishingiro rya mbere umuntu akongera kwigishwa gukora kandi ari bishingiro ryari yambe umuntu bakamubwira ko akwiriye kugabanya imirimo akaruhuka kandi ari ni bishingiro rya mbere akongera akabwirwa uko yubaka urugo kandi aho nawe arurimo yanze bikunze ayo mahame ane twari tumufiteho byinshi byo kuvugwa namwe mwari mukwiriye kwigisha kuko tumaze igihe kirekire tugize bite kwiga ariko kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye mwahindutse aho kuramizwa ikibabaje nayo mata udashyize muri bibero ntushyireho igishyi tiwashyira no mu nkongoro ngo aba bashobore no kuyinywesha nukugira ute nukubaramiza nayo ubwo bararembye barakomeye abantu bananirwa niki no kwisomesha amata ubwo bashobora kwikandirisha ibyo kurya bikomeye biragoye impamvu kunywa amata batarasha kenge ugize ati abataragira ati mu by'ijambo ryo gukiranuka iyo bigeze ku ntambwe yo gukiranuka uyo batagize ati nta bwenge abafite byo kuntu abantu bakiranuka uko akiri uruhinja iyo umuntu ataraca kenge ku byo gukiranuka abakiri iki aba ari uruhinja ariko ibyo kurya bikomeye ni ibyo bakuru bafite ubwenge ibyo kurya bikomeye bwa mbere ni byiki ni iby'abakuru bafite iki hari impamvu 3 zishobora gutuma umuntu abura ubwenge ya ari mukuru
nyoko agutwita akarya nabi, nyoko agutwita agahugwa, wazakurana ubwenge bugwingira. Umaze gukura bakakugaburira nabi ukagwingira mu mubiri no mu bwenge wagwingira. Urukumva neza? Umaze kuba mukuru uri umukristo ntusaba Imana ubwenge, nabwo ntiwagira ubwenge. Rero ubwenge abarya ibyo kurya bikomeye niki n'abakuru. Ariko kuko hari impamvu zatuma umuntu aba mukuru gusa agakora icyo bitataye gusa akaba muremure akaba munini, ariko nta bwenge. Umuntu akwiriye kuba akuze kugira ngo ahabwe ibyo kurya bikomeye, ariko afite niki n'ubwenge. Aravuze ngo kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Abato bahabwa amata, abakuze baciye ubwenge bagahabwa byo kurya bikomeye. Ni bande? N'abantu bafite ubwenge ariko bakaba banamenyereye hirya y'ubwenge, bazi no gutandukanya ikibi n'icyiza. Ibi bintu byitwa umunzani, nashatse ngo ubwo twiga, uko twebweho ntabwo twarambirwa vuba kuko turi benshi, ariko nk'umuntu wicaye wenyine, ukaba bicaye ari batatu, ukaba yicaye ku izuba se, akaba ari gukorera abandi ari byo kugabura saa sita, ubona waraho. Sibyo? Turashaka ngo tujyane nawe mu buryo yakomeza kujyana natwe, n'igihe yaba ari bubura umwanya ariko akaba yajyanye icyo bita recontenu, ibigize cyangwa se ireme ry'icyigisho. Nagerageje gusa n'ushaka kubiringaniza. Umunzani wa mbere ni isano ufitanye n'Imana, ni wowe n'Imana yawe. Uwo ni umunzani wa mbere. Umunzani wa kabiri ni wowe n'undi muntu. Ubukristo bwawe hagati yawe n'Imana, aharebwa n'Imana gusa ni umunzani. Aharebwa n'undi muntu abasaba kukureba. Niba babona imirimo yanyu myiza bazahera ko bahimbaze so, ariko wowe n'Imana ni rwa mbere rwa Samuel 16:7 haranditse ngo kuko Imana yo ireba mu mutima, naho abantu bo bareba ibigaragara. Aho harebwa n'Imana igomba kubikuzi kuri uwayo cyangwa kutari uwayo, kamenya kuri ibandi cyangwa kuri umukiranutsi. Aho ugomba kuhagenzura ukanahatinda, kuko abantu bashobora kutareba bakakuvuga uko ushaka kandi bagutekereza uko bashaka. Ariko ahateye ubwoba niki? Naho niyo yonyine niyo yakuremye, niyo yagucunguye, niyo ikubeshejeho, niyo ikurinda, niyo izatanga ingororano nziza cyangwa mbi. Ukwiriye kureba muri uwo munzani kuvuga ngo be Imana inzite, imbonite. Ko abantu bo banyibeshyaho, cyangwa banyibeshyaho bakanyita mu bindi mwiza, cyangwa banyibeshyaho bakanyita mwiza ndi mubi. Aho uwo munzani wa mbere uzawipimeho hagati yawe n'undi muntu. Ni ibyakozwe 24:16. Nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Buriya umubare munini cyane w'abantu bazi ngo bashobora gukora icyiza bigahera ko byandikwa mu ijuru ngo ve akoze neza. Ikitabaho nicyo. Mu ijuru bapima icyo bitare mobile. Ni iki kimuteye kugikora? Icyo kimuteye kugikora nicyo bandika, ntabwo bandika igikorwa. Abantu bandika igikorwa n'ubugari bwacyo n'akamaro kacyo, ijuru rikandika umugambi watumye ugikora. Ndatanga icyitegererezo. Ababyeyi baranyumva nabi neza, kandi niba nanyumva nabi nabwo uko biri kose turabareka, icyo umuntu afite n'icyo azimana. Kubera iki? Hari igihe mujya muteka ibyo kurya, bya byo kurya mwari muteganyije ko abantu bari buze, yarangiza ba bantu ntibaze, cyangwa bakaza bariye, cyangwa bakaza bihuta badategereza ko bishya, uko watetse byinshi bikabura barya. Maze mukanya ukajya ku munzani ugasanga utazabijya ngo birangije, keretse ubanje bishobora kugaga cyangwa kubiha cyangwa gushyushywa, maze ugahamagara abana ba quartier. Aba bana ba quartier bari babwiriwe, wabaha twa dutofu, wabaha wa muceri w'ipirawo, wabaha za mboga zikaranze, wabaha za bya bishyimbo byiza bitari kujejeta. Bakabwira abanyina bati mama nyirakana karadukunda. Urebye ibiryo yagize ati, umubyeyi wasize umwana atari yakagushima,
umwana wa Biriya ashonje akagushima mu ijuru bakandika ngo yarari kubyikiza. Niyo mpamvu hari umunzani wabagize bati wabakuze wowe n'undi muntu uko mubanye, uko muvugana, uko muganira, uko mupangana, uko mugendana, Imana nabyo igipima ngo irebe ko hatari akandi. Umunzani wa gatatu, niyo mpamvu Pawulo yavuze uriya murongo muzawuremereze, nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi. Umutima ntabwo ari abantu, ahubwo ni iki? Ndashaka guhirimbanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Se ku munsi w'ubukwe, se igihe bakugendereye, se ku isabato, ndabona rwose muvangavanga mugafata udusombe mukaduteka mugashyiramo amavuta y'ubwoko bwose, mbese ibyo kurya bigasigara izo sombe zigasigara zifite amabara nk'ay'umwenda. Iyo soya ngubwo ubunyobwa yarangiza ugashyiramo amamesa, yarangiza ugashyiramo yerayo, ibintu mbese bigacika, ugashyira imbere y'abantu bakarya bagahaga, nawe ukavuga uti muranyura iwacu byanze bikunze. Sibyo? Ibintu bibiri, kugira ngo bamenye ngo uteka neza, cyo ni kimwe, kugira ngo babigukize, cyo ni icya kabiri, mu ijuru zero. Nicyo gituma ngira umutima mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira iki? Imana cyangwa abandi iminsi yose. Siyo nakundwakaje, siyo bazaza nkagirira mu ishema, ahubwo ngirira Imana cyangwa abandi iminsi yose. Ni wowe n'undi muntu. Wowe n'Imana byitwa kwera, wowe n'undi muntu byitwa gukiranuka. Ndatambutse ngiye ku nkingi ya gatatu, wowe n'impagarike yawe. Ibi muzabisanga no mu Befesi igice cya mbere umurongo wa 15. Nagiye haruguru, subiye haruguru gato cyane ngo mbarangire n'undi murongo. Maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose, bashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Icyari gitumye Pawulo ajya gusengera Abefeso ni intambwe ebyiri bari bagize bate. Bari bizera umwami Yesu kandi bagakunda abera bose. Kandi mureke mbabwire, uretse no mu bantu, no mu ntebe z'iwawe, no mu byumba by'iwawe, no mu marido y'iwawe, no mu myenda y'iwawe, no mu bana bawe, no mu bo muvukana, harimo nkunzi. Harimo nkunzi, harimo ukunda kuruta abandi. Tuyatugenda bamwe muri bo tuzi turazi ko boroye, kagenda ukagera mu nka zawe zirenze wende 2 cyangwa 3 cyangwa 10, yarangiza ukaza uri gutekereza y'uburebe, hakaba n'izuba ririza wahavuye, harya rugize ruteye ko ntayibonye ngo buno yimeze ite. Harimo nkunzi cyangwa ntayo? Harimo nkunzi. No ku mubiri wawe ntiwibwire ko igitsina gore uko atekereza amabere, nuko atekereza ikibuno, nuko asiga mu maso, ngo wibwire ngo hakunze nko mu maha. No kuri we hariho hagize hati akundwa akaza, ku buryo hatameze neza yagira ati yahomba. Ubu ngubu baremera bagatanga amafaranga ku isi, bakishakira umuti w'umwaka n'amezi 8, ngo nibura ikibuno kibyibushye mu nda habe hato, ariko hepfo agize ati nubwo ntaho yenda kugitandika ngo bakigure, ariko aragikundwa akashaka ko bagira bati. None Abefeso barabwiwe ngo nukuri maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda bera bose. Bose, ijambo bose rihwanye no mu Filipi 4 havuga ngo nuko ineza yanyu imenywa n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Uwo ni umunzani ukomeye ukwiriye kwipimiraho niba koko abantu bose bamenye neza yawe, niba gukunda kwawe kutagira imbibi, niba utakundwa akaza. Niko ko abantu bose ntabwo bakundwa akaza kimwe, sibyo? Ahubwo umukundwa akaza hakurikije ibyo akennye. Ukubwiye guhamagara ihene ntiwayihamagara ngo kandi ntabwo wayi telefone, wanayihamagara ngo
ngo ishi wagera ku nkoko bava mu guguru n'abantu kubakunda bigize bite biratandukanye hariho uwo wakunda ariko ukanamukingirana ubwo uti ni inkubaganye ndamuzi simusiga muri salo ndamwakira mu byo kurya ariko ndakinga icyumba iyo yagarukira simbaza wamukunze wamuhaye ibiryo ariko umudendezo w'inzu wa umwe dufata amatelefone tugashyiramo izo bita kode kugira ngo umwana atirirwa ari kugurizaho amafaranga yakubwira ati papa mpamagarira nako kamuhamagara uraharuka vuta ariko nurangiza uyindi umukunze se ntiwamuhaye telefone ariko ku rugero nubwo wakundi nka ntabwo mwarana kubiri ikintu cyose kirirwa urukundo rugiraho rugira ruti hari naho Imana yageze muri kino gace ngo kandi abo nkunda bose ndabaca ubuze gucyaha bivuze gukunda no gukunda kukurebera ikagutererana kukurebera ntigukosore baba ari urwango mbese byaba ari kwa kundi ngo se wundi asinda neza aho umuntu ahura n'umugabo wasinze ari kugenda agira ati ngo ngero ngura musaza ndamwikundira we yasinze ngo uko nabaye sabizeze ariko nuko atari so yaba yari so bari kubihirwa mwakurikiranye neza niyo mpamvu maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda bera bose maze bashimira Imana urudacu kabasabira uko nsenze kugira ngo Imana y'umwami wacu bahumuka w'ubwenge ibahe no guhishurirwa bitume muyimenya ari ikintu cyisha abantu no kutamenya iki no kutamenya Imana maze kubona ahantu henshi n'ibintu byinshi aho umuntu abazi izina ryawe ariko akaba atagize ate akaba atakuzi ntabwo ndaba nta ndi mu bantu hari izina ryaba rizwi niko njya nibwira ariko hari ukuntu abantu bajya baza bagera iwanjye iryo zina akaba yarayishyize muri mikrosikopi yo kwibwira akangira muremure akangira inzobe akangira munini maze nasohoka akambwira ngo ninjye kumubwirira nzungwa ze babonane bitewe nuko yahuye n'uwazi izina ariko batageze ati hariho abantu bavuga izina mu kanwa ry'Imana ariko batageze batagize ariko wumvisha ukuntu asunika amagambo uri ishobora byose uri Imana rurema data wa twese umwana wa ise wa Yesu Kristo ukagira ngo ari kuvuga icyo ngize ati tandata ugomba no gupimwa ku munzani wo kumenya Imana no kwihishurirwa kugira ngo we kuzigira na rimwe wibeshya ko hariho icyo uri cyo uko iyo wamaze kumenya Imana wowe uhinduka iki isi nibizuye nibyo Uwiteka isi nabagize bati ngiye ku munzani wa gatatu nari nasubiye ku munzani wa kabiri munzani wa gatatu ni wowe n'impagarike yabo wowe niki hera ku musatsi nibwira ko benshi bawumereye nabi kubwa kanta cyakora bakunda umusatsi wirabura bakibagirwa yuko n'amaraso azirabura yewe mbivuga nk'umuntu w'umuscientifique bamvuga icyo ndi kuvuga icyonzi sindi gupimiranya nk'abaka babaka nibo yapfa kuremaza ibintu batazi ibyo bavuga iyo ufashe ifu y'amakara ukayivanga n'amazi ugasiga kunda hano hejuru ku gifu umuntu ari kuruka nyuma y'iminota 30 indutsi irahagarara ariko igiye guhagarara mu kirutsi cye cyanyuma kigiye guhagarara aruka y'amakara yanyuriye he hahandi hasohokera ibyuya hashobora kunyura amakara akagira ati akajya guhagarika yandutse usize uhereye mu mukondo kujyana hasi ari impiswi yabirinduka yarangiza mu minota 30 yajya guhitwa agahitwa y'amakara aho iyo myenga ijyana amakara mu mara no mu gifu inyurira niho amakara ya kanta niho agerera mu bwonko kandi kije kubabaza yo nta nubwo ubwirabure bwawe umeze nk'ubw'amakara ahubwo bakanditse ngo empoison n'uburozi n'impagarike yawe nayo uzagira ute n'Abatesalonike ba mbere 5:23 kugira ngo mwuka wanyu mwebwe ubwanyu n'ubugingo bwanyu
bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ahangaha kuko ari impagarike yawe ndasoma umurongo umwe gusa, nimara kuwusoma yarangiza mbatandukanyiriza ingoma ziri ku isi, yarangiza mvuga ingaruka yo gufata umubiri neza. Ni Umubwiriza 10:17. Wa gihugu we, navuga ngo mujye mubyumva nkuru gutuko ubwo muri kubwira ko ngiye gucokombora kandi arangije kuyivuga, ariko mbwiye abakuze abana ntibanyumve nabi, kuko ni ibyo kurya bigize bite, ni ibyo kurya by'abakuze bafite ubwenge, bazi no gutandukanya iki kibi ni icyiza. Babandi ujye ubwira aho yari yicatuje kamubwira ati ahangaha burya bahitumye, agacira kagacira agahaguruka kahaba, sibyo? None umubwiye ngo bahitumye nawe akubwira ngo mbe bitwaye iki? Mwabipfa icyo urangiza uba wakirangije wowe. Ndagira ngo tujyanirane kuri iyi ngingo ya gatatu. Wa gihugu we ubuhiriwe iyo umfite umwana w'imfura w'umwami k'umwami, ibikomangoma byawe bikarya mu gihe gikwiriye kugira ngo bigire amagara bitari mu isindwe. Bigire bite? Bigire amagara bitari mu iki? Mu isi itegurira ibigoryi ubwenge buke, harimo kubasaba kurya kenshi ku munsi. Mu isi itegurira abantu kuba abahanga, harimo kurya kabiri ku munsi. Mu gutegura ibigoryi ni ukurya ibirenze kabiri. Mu gutegura abanyabwenge ni ukurya kabiri ku munsi. Inteko iri ahangaha inyihanganira. Urabwira umuntu kurya kabiri ku munsi, akarya rimwe ku munsi, akarya na rimwe ku ijoro, akavuga ko arya kabiri. Abadamu mwamaze gusinzira murankurikiranye iki? Umunsi cyo bita journée ni amasaha 12, ijoro naryo bita nuit ni amasaha 12. Iyo uriye saa 6 ukongera ukarya saa 2 ku munsi, uburiye rimwe, no ku ijoro ukaburiye rimwe. Muranyumvishije hari? Niyo mpamvu hakubwiye ngo buri munsi arira mu mwijima. Ni Umubwiriza 5:17. Muzasoma ibihari, yewe nashatse ngo nzabyihutane byose, wenda ndatinda atari wo mugamba, ariko ntabwo nshaka guti. Ariko bimaze iki kurya kabiri ku munsi bituma umuntu ashobora kugira ute? Iyo umuntu ariye kabiri kandi akarya ku gihe ariko kuki ku munsi, bituma agira amagara, icyo bita ubutaraga, tabe mu isindwe, bivuze ko ndakunda ibisindisha. Ariko ngo igihugu kiramutse gifite iki? Umwana w'imfura akaba ari iki? Ariko abamufasha, twebwe umwana w'imfura utubereye mu bwami bwe ni Yesaya 32. Hazima umwami utegekesha gukiranuka, kandi ibikomangoma bye bizategekesha imanza zitagize bite. Umuntu azaba nkaho kwikinga umuyaga. Burya iyo ngoma ya Yesu niyo tuvuga, ubwami bwawe buze, dushaka bibaho mu isi kuko bibaho mu ijuru. Birakwiriye ko twiyumvisha neza ko twebwe umwana w'imfura utuyoboye ninde? Ni Yesu Kristo. Abantu bamukorera bose nibo bikomangoma bye. Noneho umwana w'imfura witwa Yesu ntirinda kuryakagura. Ariko aba bantu bari mu isi bamukorera nibagire bate? Nibaje barya ku gihe gikwiriye, kugira ngo bagire amagara batari mu isi. Ndihuta wenda nsomye iyi ngingo ho gato. Arya no umunzani wa kangahe turiho? Wa gatatu. Wa mbere wari uwuhe? Ni wowe n'Imana yawe. Wa kabiri ni wowe na mugenzi wawe. Wa gatatu ni wowe n'impagarike yawe. Muri iki gitabo mfashe kirasonzoranyije, umuntu yakita uko ashaka, ariko ndasoma aya magambo. Aya magambo ngiye gusomamo ndaza kuyavugaho byinshi, ariko ngambiriye navuga ko
bitari byinshi cyane. Paje yacyo y'ijana na 34 haranditse hagira hati le 18 avril 1994 a été présenté lors du congrès du Conseil mondial. Hari ku itarike ya 18 ukwezi kwa Rukwakane muri 1994 hari inama y'isi yose. Murukumva neza? A démontré que si l'on limite notre alimentation pour une période de 6 heures, aravuga bati uwajarya ari uko hamaze gucamwa amasaha 6 iki uwajarya ariko hagati y'igaburo n'irindi hagaca aravuze ngo on pourrait réduire le risque de cancer. Abantu bemeye hagati yo kurya n'ukundi hagaca amasaha 6 ubukana bwa kansere bwagabanuka. Ifite umuvuduko muremure cyane mwese, ariko abantu bashatse kuyikumira ni iki? Ni ukwemera kurya hagati yo kurya n'ukundi hagaca. Ubwo ibyo bitugira babandi muri ya migabane ibiri, manger pour vivre ou vivre pour manger. Igihe abandi bo bafashe intego ngo kurya kugira ngo ubeho ni kimwe no kuberaho kurya ni ikindi. Ahubwo umuntu akwiriye kurya kugira ngo abeho, ahubwo akaberaho gukora. Murabyumva neza? Akaberaho gute? Les personnes qui consomment 2 repas par jour ont tendance à avoir un meilleur contrôle de poids. Umuntu wese urya kabiri ku munsi ntadirenzeho akarya kabiri ku munsi, ibiro ntibimushirana kandi ntibyiyongera. Ibiro byo bihora kuki? Ku rugero rwiza. Yagenda ari guhungetwa umuyaga umuhuha kandi nta nubwo yakwinanirwa nk'uwarwaye. Ibiro byo byahora bigize bite? Icyo ni icyambere. Moins de douleur. Yagize agakomere cyangwa ikimugwaho ntababara cyane. Umutwe umurya nk'abandi, ibicurane abigwara nk'abandi, ariko ntibimurembye. Uramukandagira ntubone yakanjiriwe. Ntikubita hasi ari umwana ngo ubone yarize ngo kakare. Bitewe nuko abantu barya kabiri ku munsi barimo akantu bita perseverance. Kandi kitwa gushingiriza gatuma ntiyavuze induru ngo atabaza. Ahubwo yakubwira ati urambabaje. Bitewe no kurya kangahe? Gatatu, une meilleure absorption des éléments nutritifs. Umubiri w'umuntu ugomba kunyunyuza ibyo wariye intungamubiri zikakujyamo, ariko urya kabiri ku munsi arusha abandi amahirwe yo kuyobokwa n'ibyari. Ntabwo bibavuze ngo birakuyobotse, ntabwo ari nkinka ngo yabyibushye, ahubwo nuko babigera ahantu hose hakenewe. Gane mwedastine. Abantu barya kabiri ku munsi ntibakunda kurwara indwara y'amahwima. Allergie, indwara y'ubwinanirwe mu mubiri ngo kaje kose kagutera indwara. Imvura nigwa ugwara umutwe, izuba niriva uruhurushye, niwicara ugwara ibinya, nuhaguruka ucika umugongo, nibavuga cyane injereri zize, nusonza ibizungera bize uyi. Akantu kose kakubayeho kagira icyo bita changement brutal. Ntabwo bibaho. Abantu barya kabiri ku munsi ntabwo umubiri wabo uhinduka umwinanirwe. Ugeze ku cyakangahe ko bari kubara? Turangira icyakane tugiye ku cya gatanu. Une meilleure digestion. Umuntu urya kabiri ku munsi agira amahirwe y'igogora rikorwa neza. Mu kanwa indurwe zo bita amacandwe zijyamo, bita acide salivaire. Byagera mu muhogo vitamine C kabirimo ntanigwe. Byagera mu gifu akitwa karirya kagafunga neza ntugwara ibirungurira kandi ntucumbirwe ngo indurwe zizamuke mu muhogo. Igifu cyawe kikagogora amasaha 4 kikabiyobora neza mu maramato. Amaramata akabiyobora ibikatsi bikajya mu manini, ibihindutse amaraso bikajya mu mwijima. Umwijima ukagukorera indurwe zizakora hose mu gucagura ibyo kurya no kubinoza. Abarya kabiri bafite amahirwe y'uko igogora ryabo rigenda neza. Moins irritable.
aba bantu barya kabiri ku munsi ntabwo bajya baba inkorwa hato, barakazwa n'ubusa. aho ujya gusanga ugasanga umuntu, umwana abwiye se ati ikaramu yanjye bayingibye, ngo amakaramu yaharandambiye, ngo nanjye ndiho ntarize, ngo wirirwa haba guhiswa ujye guhinga, ngo amakaramu yo kwibwa no gutabwa si, kandi ubwo agiye kurondogora ayo yose kandi azayigura. Mujye murya kabiri umunsi, bitera umutuzo mu mutima. Iyo mpamvu wampa amafaranga yo guhaha, ko nta mafaranga mfite, ngo yareke, ngo mu burare, ngo ndaba nduhutse guteka, ngo niyo mbabura bagikiza. Urumva neza? Akimara kuvuga atyo, kuko bombi bariye birenze kangahe, ngo nukuvuze ngo iyi ujye wibuka ko ntari banki, ngo nawe ujye uyashaka, ngo twashakanye dukuze. Imivo y'amagambo ikabigize iti nta handi ari ukurya birenze kabiri ku munsi. Uyu umuntu arihangana, yarangiza iyo arya kabiri ku munsi ntaba bavugirije, ntaba inkorwa hato. Urumva neza? Ntasemburwa n'akandi, ntaba sensible akantu kose usange nashaka umushizi usana gutuke ngo uragapfa, sibyo? Zamubwira uti nari nsanzwe mbizi, abazima bazi ko bazagira bati, none ubwo ubivuze aratumye upfa. Nibura yarakwiriye kurakaza no kuvuga ngo pfa, ukabona utangiye gutera imigeri. Uvuga ngo mu gihe kizaza uzagira uti akwadirite desirite, urajya kurakazwa n'iki ko riramuciza ariko ntacyo ari gutwaye, sibyo? Undi ngo ariko ngumurukira muri ukuntu ari mugufi. Yego, kuba mugufi bigutwaye iki? Ntacyo bigutwaye, kuko nta uraza kugukura wananiwe kurira igitanda. Nese hari wabaye muremure ngo mwasi igice kimwe gisigare mu rugo ikindi kajya guhinga? Yabaye inzobe sayitandika ngo nibura aba ufite igishoro cyo gucuruza. Akurusha ubukire se none anaguhahira. Tuzi ko nawe uri umukire ubwo wigaburira mu gitondo ryari. Urahangayika se ngo abantu bose bareshya birashoboka? Nibi birunga muri kureba, ntabwo gahinga imeze nka Sabyinyo, Sabyinyo ntabwo imeze nka Bushokoro, Bushokoro ntimeze nka Karisimbi, Karisimbi ntabwo imeze nka Mikeno, Mikeno ntabwo imeze nka Nyiragongo. Byose ni ibirunga bitondekanye kuri byose, ariko ntibigira bite. Ntabwo bireshya. N'intoke zawe ntizigeze zite, amenyo mu kanwa ntagize ati, amano mu nkweto reba neza. Arubwo bingana ya kugiseri cy'urutoke ntabwo bigize bite. Ngaho tegereza ngo uzarira uzangana n'abandi, uzashira nuko warungana aho uzahonga. Tuza urya kabiri ku munsi bitera umutuzo wo mu bwenge. Intellect plus vif, umuntu urya kabiri ku munsi inzira z'ubujijuke ze zihora zityaye, zumva vuba, arerekwa n'ibyo wamuhisha akagira ati akabibona, areba mu maso akaremenya ushonje n'uhaze, amenya umurakariye n'umukunze, bitewe nuko afite ibyo bita intellect vif. Arabangutse, arahagije kwerekwa neza. Watati mbe madame wabimenye ngwi arega akazi nubwo nakabonye umushahara wabaye muke, yarangiza agatuza mu bwenge. Ayo make babona bakayapangira uko bazabona ikibanza nuko umwana aziga akazabona university, maze akamenya neza ko umunsi wose ugira amanywa n'iki nijoro, ubuzima nabwo bugira ibyiza ni bibi. Yutuza abantu barya kabiri ku munsi barabangutse mu bwenge, bajijuka vuba bitagize bite, bitaruhanije. Hepfo ati iyi meilleure mémoire, bafata neza mu mutwe iki mu mutwe. Katureba abantu bari hano batuye hano mu Ruhengeri, gaho mushyira mu kwejo. Aha, katureba umuntu bari buyobore buri uyu wenda geka wari warangiza imyaka 3 iri kurenga, ariko muri urahazi n'umudamu arahazi. Bibiliya yayibonye ryari? Nko muri za 90 imyaka 30 n'ibiri yarangiye abonye Bibiliya baracyamwereka igitondo n'ikigoroba uko biga umurinzi uko batangira isabato. Iwe yarahamenye hafite imyaka 3 gusa.
ariko bibiri abantu bagahora berekera byagenze bite? Ntabwo ari ikibazo. Bahora bakubwira ngo nywa amazi, ambara urya, shonesha urya, sokoza urya, ogosha urya. Bahora bameze nk'abantu bari byaba ari bibi cyane. Aba bantu barabanguka mu gufata hehe mu mutwe prix d'énergie, bahinduka bahora bari abanyambaraga, bahora ari iki? Nta banyambaraga, ntabwo ari abiruhutsa buri kanya, ntibandohoka, urugendo ni rw'amaguru baragenda. Yarangiza bityo igiheruka aranditse ngo économiser de l'argent. Umuntu urya kabiri mu bwonko bwe aba mwicunga mari ryiza, ntasesagura, ntiyajya guhaha ibijumba ngo acishe n'umwenda. Urukumva neza? Hariho igihe cyo kugura imyenda n'igihe cyo guhaha ibyo kurya. Bagira bati barazigama, bashaka ubwo wabikora yaba ari kubahiriza ubugorozi, yaba ari kubahiriza Imana, yaba ari kunezeza abantu, cyangwa no kwiteganyiriza. Ibyo ntabwo ntindaho, ndatambutse ngiye ku nkingi ya kane. Iyi nkingi ya kane ariko harya ngo ni inkingi ziki? Ni umunzani upimirwa abagize bati. Abana rero mujye mubaza ko bwakeye gusa, ahasigaye ugira ute? Mange dere mate, hasigare nawe umubyizi wo kurya, akubonye urya, niyo byagenewe abana. Ariko abakuze kabiri nijoro ni kabiri kuki? Ku munsi, ntabwo ari rimwe ku munsi, na rimwe hehe mu ijoro. Ndatambutse ngiye ku nkingi ya kane, wowe n'umuryango wawe. Nayo ni iki? Ni umunzani. Zaburi 128 umurongo wa 1 kugeza 3. Ni umugabo uri ku munzani neza. Imigani 3:1 umurongo waho wa 17 kugeza 27 ni umugore uhagaze neza. Imigani 23:22 ni umwana warezwe neza kandi mwiza. Iyo migani uko ari ibyo bitabo uko ari bitatu niyo minzani yabagize bati yabakuze. Hahirwa umuntu ubaho Uwiteka, akagendera mu nzira ze zose, agatungwa n'imirimo y'amaboko ye, azajya yishima kandi azahirwa. Umugore bazamera nk'umuzabibu mu kirambi cy'inzu ye, kandi abana be bazamera nk'uduti twerayo bazengurutse ameza ye. Muri kumva neza? Ubwo iryo ni itegeko rigenga iki? Ni umunzani w'abagabo gusa. Gusa muranyihanganiraho gati iyo turi kwiga, uvuga iby'abagore umugabo akabifata mu mutwe ntihagira akagwa. Wavuga iby'abagabo umugore ntihagira akagwa. Wavuga iby'ababyeyi abana bakumva neza. Wavuga iby'abana ababyeyi akaribo bumva vuba. Muri kumva neza? Birakwiriye kwiga Bibiliya neza, ni ukwiga ibikureba wowe. Niba wamaze kuyiga neza, uretse kuvuga ngo abayobozi se razi ngo we uzi ko umuntu aragira izona bakavuga ko yonesha. Ubusubwo ntabwo abazize ubusa, arizo zigira nti ujya munanirwa kuyobora abana banyu mugasaba igihugu na polisi n'abasirikare ngo nibarinde umutekano. Urazi ngo wowe wareze nabi arabeshya, wowe wareze nabi ariba, wowe wareze nabi arisuzugura, wowe wareze nabi. Muri kumva neza? Agira ati ariba, arabeshya, arisuzugura, akaba umunebwe. Uwo niwe warezwe nabi. Umara kumurera nawe ukamuterera polisi na urayirenganije. Ntabwo asarira iwawe ngo umuvuze kuri leta, kandi hari wowe wari ufite umuti uhereye ryari. Mu migani 23:22 ubyara umwana ufite ubwenge azamwishimira. Utere nyoko wakubyaye kuvuza imbundu, so na nyoko bishime. Gura ubwenge ukiranuka n'ukuri ntuguranure. Muri kumva neza? Uwo ni umwana ukubwirwa. Imigani 6:20 umvira so wakubyaye, wisuzugura nyoko ageze mu zabukuru. Muri kumva neza?
nugenda bizakuyobora, nuryama bizakurinda, nukanguka bizakubwiriza. Uko amategeko ari iki? Ari umucyo. Ubwo ndi kuvuga aho ngaho Migani, ndatambutse ngire ntagiye kure cyane kuri izi ngingo. Reka nje muri iki gitabo uko habivuga, ndetse ni mu butumwa bwatoranijwe umuzingo wacyo wa 2. Baje nibabwire mpageze kubakurikiranira hafi ibi bitabo bamwe inama zose, ariko mwibuka ko ari umunzani w'abagize bate. Ubu turi gusoma n'umunzani w'abakuze, niwumva bitakureba ni iki? Ubwo turaguha umunzani w'abana, ariko hano ho turi mu wabagize bate. Mbese mubona mugamije ubwo tuzajya mu ijuru turi ku munzani 2, twese tuzagira bute? Une famille bien disciplinée. Ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2 ni page 502, mu isubi yaho ya 3 haravuze ngo umuryango watojwe neza. Abarundi discipline nicyo bita mwebwe mwitindero. Noneho qui est médié et lui obéit. Uyu muryango ukaba waratojwe neza, ukaba ukunda Imana kandi uyumvira. Wagize ute? Watojwe neza kandi ukaba ukunda Imana. Serage heureuse. Ikizawuranga n'uguhora ukeye kandi wishimye. Iki kizawuranga n'uguhora ugize ute? Ukeye kandi ugize ute? Wishimye. Au retour de son travail, le père n'apporte pas à la maison des soucis. Umugabo wo muri urwo rugo yavuye ku kazi ntabwo azana amaganya yose yaboneye ku kazi. Hagira ati ungewe rero umurebye umuruho nabone ku kazi ngo mwifate neza, ngo ureba nabi ngo ndamuhutaza. Ntabwo urahisha ndati narindi kugira ngo ngire warubwira ngo ugirite ati bigiye gushya ati haburiki ati ngiye gushyira mu munyu wari wagiye. Mbese ingorane zose yaboneye ku kazi akazimena aho ngaho. Umwana kimubona akaza kwirukanka, urera umwana ntacyo akunda nk'amaguru ya se. Urabyumva neza? Yaza kandi yahicaye nuko gusa buno amapantaro yabiciye, ariko kera amapantaro atarambarwa umwana yabaga yegereye amaguru ya se, ariko ari gukurura n'ubwoya bwo ku maguru kandi burababaza. Nuko yarangiza yaza gukura musaba ati ntunkubite hasi. Yakurira ati ngiri intebe icara. Yakubaza ikibazo ngo yakubaza nyoko. Yarangiza uyu avuze ngo nutaha ntukazana iki? Ngorane n'amaganya wabone he? Son foyer, sa famille sont trop sacrés pour qu'ils compromettent leur bonheur par des malheureux sujets d'anxiété. Urugo rwe n'umuryango we birera ni iby'agaciro. Iki urugo rwawe ni iki? Ubutunzi bukomeye ni ibyo kurindwa, sibyo? Buriya hari ibintu biba byera. Sinzi nimbabaza ko muri bunyumve neza, ariko reka mbabaze. Arya inka ntirara hanze, ishati irimo 5 yarara hanze. None se 5 n'inka iyiguze menshi ni ntabwo mubona ko ubwo amafaranga burya ari ikintu kigize gite? Ifashwe neza. Umuryango nawe ni ikintu kigize gite? Gikwiriye gufatwa neza, aho umuntu awusezeranira kuwunezeza aho kuwutera inkeke. Ahagira ati awusezeranira akawupangira kugira ute? Kuwunezeza aho kuwuteza ingorane. Ankita Sademer n'avait pas laissé derrière lui son sauveur et sa religion. Benshi bavi wabo ntibasigayo Yesu niyobokamana ryabo, ahubwo bakajyana nande. Igihe cyose ugiye guhinga, igihe ugiye gucuruza, igihe ugiye kurangura, igihe ugiye kwigisha, iyo ujyana na Yesu niki? Niyobokamana. Parakomeza ati vous avez tenu compagnie. Byombi byaramuherekeje. La douce influence du foyer, la bénédiction de sa femme, l'affection de ses enfants,
ibintu bitatu ashaka icyitegererezo cyiza cy'urugo rwe, umugisha w'umugore we, urukundo ku bana be, ontarije son pardon. Ibyo bintu bitatu nibyo biruhura umuntu umutwaro wo kubaho. Ibintu bingahe? Mbega ngo mbabaje ngo mbebyo bitatu nibihe mwabifata? Tatirira bashaka ko bisubiramo. Aravuze ngo gushaka kurwo rwawe rubicyitegererezo. Cyo ni kimwe. Kabiri, ni umugisha ko washatse nacyo ukagishaka. Gatatu, ni urukundo ku bana bawe wabyaye. Umugabo n'umugore iyo byombi babifite ko ari bitatu, bashaka ngo urugo rwabo rubintanga rugero, kandi uwo yashatse amugireho iki? Umugisha. Kandi abana be babona iki? Urukundo rwe burawukanya, bigabanya umutwaro wo kubaho. Bigira bite? Parakomeje hagira hati aussi revient-il le cœur un peu pour apporter des paroles. Niyatasha avuye ku kazi atahana amagambo meza yo gukomeza uwo yashatse, et à ses enfants n'abo yabyaye, qu'il attende pour lui souhaiter une joyeuse bienvenue. Dore ko bose baba bagutegereje biteguye kukwishimira ugarutse, biteguye kugirute kukwishimira ugize ute. Et tandis qu'il s'agenouille avec les cieux à l'autel de la prière. Iyo bene nk'uwageze iwe atashye maze agapfukamana n'abe ngo bashimire Imana, atashye ngo bapfukame maze bashimire iki? Imana, maze ngo bashimire Imana. L'expression de sa gratitude de ce qu'il a gardé, ashimira Imana agaragaje kunyurwa yuko yarinze abe. Lui c'est bien aimé, avuga ati yandinze indindira n'abakunzi banjye pendant la journée, yabandindiye ku manywa. Ayo masengesho mwumva icyo bibyara. Gushima Imana unyuzwe n'icyo yagukoreye, ikurindika kurindira niki? N'umuryango. Buriya mwebwe nubwo mutabizi wenda kuri bamwe kuko mutabikurikirana, ubu ku isi muri miliyari 8 zigiye mu kwezi kwa 11 azaba ari miliyari 8, ariko ubu abamaze kubarurwa miliyari 2 bafite umwijima w'igikatu. Akaba buri mwaka hapfa abandi 600,000 bishwe n'uwo mwijima, kandi benshi barawanduzwa, abandi bakawuhabwa no kurira ku bitoze cyangwa bakarya badakarabye. Aba gatatu bakawanduzwa no guhorera ku indyo imwe gusa. None utashye batarwayeho ntiwashima Imana? Aya makoro muri kureba atakutsa amenyo si igitangaza? Ubu se kubigare itamukubise si igitangaza? Ejo bundi umuntu aherutse ko mu kwezi kwa 5 ari kwihuta cyane agiye mu murinzi mu rukerera, maze anyura inzu ye iri hejuru y'akantuka, arukuntu amazu abadafite ikibanza cyiza bagashyiraho fondation ndende. Anyerera gato cyane ari kwitaba telefone, anyerera kuri ya fondation, yikubita hasi agwa kubisinda hasi, barateruye na none paralize w'icyo. None yitashye ugasanga nta wavunitse, nta gitangaza gikomeye cyo gushimira Imana. Ibyo nabyo n'umunzani bapimiraho umuntu ngo barebe ko ari uwiki, ari uw'Imana. Igenda bite? Des anges de Dieu se penchent sur eux. Iyo mupfukamye musenga mushimira Imana ibyo yabakoreye, abamarayika b'Imana babitaho, et emporte au ciel les ferventes prières. Maze marayika amasengesho asenzwe atyo akayajyana mu ijuru. Akayajyana hehe? Iyi nkingi igomba kwitabwaho yitwa gute? Ubu Kristo bwa hehe? Ni inkingi ya 4, kanje ku nkingi ya 5, maze izindi zose ndazituhutaho cyane. Wowe ni yisi. Wowe ni iki? Ni yisi. Ku bantu bakurikira impanda ya 7, turi mu mpanda aho amahanga arakaye. Kandi amahanga yarakaye, ubwo abami baba barakaye nabo. Kandi iyo barakaye n'amashyaka barakaye. Kandi y'amashyaka arakaye n'amoko barakaye. Kandi y'amoko arakaye n'imiryango birakaye. Kandi imiryango irakaye n'ibihombo biba biri mu isi. Kandi ibihombo biri mu isi n'indwara ziba zihari. Mbese hari ikintu abantu babona nk'icyoroshye kandi kigize gite? Kame kunyura muri iyo si, maze ngo abazabazitwa ubwoko butura ukwabwo butazabarwa mu mahanga. Yarangiza amahanga akangana ariko abaturage ntibagira bate? Ntibangane. Amoko akangana ariko abakristo ntibagira bate? Bangane. Yarangiza
iyo wasimbutse icyo uburokotse isimbi uburokotse iki kinga ya gatanu sinyitindaho inkingi ya gatandatu ni wowe n'itorero ry'Imana wowe ni iyo wamaze kuza Matayo 25 ugomba kuba umunyabwenge umukobwa w'umunyabwenge ni Matayo 7:24 wumva amagambo yanjye akayakomeza azamera nk'umunyabwenge wubatse inzu ye iyo bita kuyakomeza mu Giswahili bayita ngo ni kuyafanyia kazi cyangwa se ibyo umaze kwiga wamaze kumenya ko ari ibyo ukabishyira mu bikorwa ubaye umunyabwenge ntabwo Imana bafatanya nawe gusa ahubwo Imana yagushyizemo n'icyo bita fakirite n'icyo bita dona n'icyo bita talent urimo ubushobozi ukabamwe impano n'itaranto ubushobozi buravumbura ibyo bukugejeje ukabibyaza umusaruro ugakuramo ikigirira abandi akamaro icyo kigirira abandi akamaro nicyo bita itaranto ibyo wikoreye n'ibyo wigejejeho ntabwo Imana izaguha ingororano ariko ibyo wagejeje ku bandi n'umunezero wabahaye Imana izabiguhera mu ngororano icyo nicyo bita talent icyo nicyo kiguhuza n'itorero iyo ntacyo umariye abandi nta n'icyo umarira itorero urimo mwakurikiranye iyo nayo inkingi ni bihamye umuzingo wa mbere paje 600 kwizera kuzima mu muryango ubana neza n'abaturanyi kwita ku bakene kwita kugirira impuhwe abamerewe nabi umwete mwivuga butumwa no gutanga ibyawe bigakorera Imana yawe ibyo bintu ko ari 6 nibyo byerekana ko umuntu afitanye isano n'iki itorero ntabwo ritukwa rivugwe nabi aho utuye kuko ubana neza n'abaturanyi abakene baravuga ati cyampa akabaho urukumva neza yarangiza urugo rwawe rukakwishimira tugarukiraho gusa wahagera no mwivuga butumwa tuwo kuyukorerwa ahubwo nawe ugafatanya n'abandi gukorera abandi ibyawe ni inkingi y'iterambere ry'Imana ubwo ni inkingi ya kangahe basuzumiraho umuntu ya gatandatu inkingi iheruka ni wowe n'umurimo wivuga butumwa nawo nawurangirije muri kwa kundi iri jambo ndazisoma nkoresheje igitabo cyitwa Imigani ya Kristo ngo ndabandi kugana ku musozo mu kigwa bise ngo wowe nivuga butumwa niho nshaka ngo nibura buri wese agerageze kumva kuko mais il ne faut pas penser seulement aux hommes influents et négliger les autres timukite ku bakomeye gusa ngo mwirengagiza abandi Jésus recommande aussi à ses messagers d'aller dans les chemins et les rondes Yesu aravuga ati mujye mu nzira nto nini vers les pauvres et les humbles de la terre mujye no kubakene n'abari hanyuma y'abandi ku isi mujye no kubakene niki dans les cours et les ruelles de nos grandes cités mu mayira no mu nzira zimurikiwe zo mu migi yacu ikomeye dans les chemins écartés de campagne mujye mutuyira tw'udusibanzira two mu misozi il y a des familles des individus yo hose hari abantu n'abantu hari imiryango n'abantu giti cyabo peut-être des solitaires en pays étranger hari n'abaraho gusa abigunge mu bihugu by'amahanga baraho bari hehe hari abantu baraho mudasangiye ubwoko hari umugabo utagira umugore hari umugore utagira umugabo hari abana batagira ababyeyi hari umuntu utagira abavandimwe hari mu gihugu batamuzi abo bose bari mu bwigunge bakeneye umuntu babwira ngo Yesu arahari Yesu aragukunda Yesu yarakuremye noneho hepfo arakomeje ati ni save que faire pour être sauvé abenshi nta oya ari nsimbutse qui ne faut partie d'aucune église hari n'abantu batagira n'itoro na rimwe babarizwamo idarere isolema maze muri ubwo bwigunge bwabo amvienne à penser que Dieu les a oubliés hari n'abageraho bakavuga bati yemwe ndakeka n'Imana yaranyibagiwe ugeze ubwo bibwira ngo n'Imana yagize ite yarabibagiwe ne savent que faire pour être sauvé bazi icyo bakora ngo bakizwe beaucoup sont plongés dans les péchés ibyo byateye benshi kugwa mu byaha beaucoup se trouvent dans la misère abenshi ibyaha byabateye ubuhanya la souffrance ibyaha byabateye indwara les besoins abandi ntibishoboye l'incrédulité abandi ntibizera le découragement abandi baracogoye la maladie physique et morale benshi barwaye izumbire n'izubwenge abo bakeneye umuntu wagira ati wabasanga ils aspirent à trouver le bon qui pensera leur blessure bakeneye umuti wapfuka uruguma rwabo Satan les pousse à la recherche de la luxure Satan arabashaka ngo arebe ko bakunda ibihenze le plaisir qui consommeront leur déchéance et leur mort
Satani arashaka yuko bajya no mu bihenze ngo bigaragaze ariko bibashunire mu kuzapfa. Arashaka ko bazagira bati ko bazarimbuka akabashuna mu bibi. Leta les pommes de Sodome, abenshi arabashyira imbere itunda rya Sodomo qui se change en amertume dès qu'ils le portent à leur bouche. Itunda ry'Isodomo yuririye amaherezo rikigera mu kanwa riragusharira. Amaherezo rigira riti ils dépensent leur argent pour ce qui ne nourrit pas. Abenshi bigaburira ibyo kurya bidatunga umubiri. Ils travaillent pour ce qui ne rassasie pas, maze bagakorera ibidahaza, bagakorera ibitagize biti. Hakeneye ivuga butumwa rihumuriza, hakeneye ivuga butumwa bibyara ubwenge. Dukeneye ibyo kurya by'abagize bati by'abakuze. Rero dore ikindi ntasiga cy'abagize bati cy'abakuze nuko mu cyo bita influence, cyo bita urwandiko rusomwa na bose. Mu migani ya Kristo mu kigwa kitubwira ngo itaranto mu ngingo ivuga ngo icyitegererezo, haratubwira ngo icyo bagusomaho ni amagambo uvuga n'ibikorwa byawe, nuko wifata, nuko wambara. Bakongera bakareba uko ukeye mu maso, bakareba nuko ukeye hehe mu maso. Ntabwo ndi bugerageze gusa naho ndi bujya kure cyane kuri ngingo. Muri wa munzani dusabwa gupimirwaho harimo icyo bise ngo separation par balance. Umunzani ubereyeho kuvangura iki, umunzani ubereyeho kugira ute kuvangura. Ndatanga ibyitegererezo. Umwana yavuye mu nda ya nyina ari umuhungu, undi akava mu nda ya nyina ari umukobwa, uko biri kose bakwiriye kutanganya ibiro. Umukobwa akwiriye kuza afite ibiro byinshi, umuhungu akaza afite bike. Ariko hari ukuntu ababyeyi bajya bishimiye iyo umwana avuze ngo ngo abyaye n'umwana munini wowe ibiro 4, ntabwo byemewe. Ariko nyina abagize ati abayishimiye. Nubwo benshi hari igihe muganga avuga ati uyu mwana w'ibiro 4 ntabwo ibase yawe ntabwo yayinyuramo, ubwo turakubaga tukore cesarienne. Bibaho. Hari igihe abandi gusanga muri kino gihe mu myaka nk'indi ishize umuntu wa mbere wari ufite ibiro byinshi yari mu gihugu bita Argentine, yarangiza yari afite ibiro 470. Ariko kugira ngo bamenye ko ashonje yaragishobora kuvuga keretse kumva avugije induru gusa. Uwo ntiyabiteka ntiyabyarura keretse kumutamika nk'uruhinja. Harya ko afite ibiro byinshi bifite akamaro. Ubwo yahuriye he nanjye? Ntabwo ndi babwira ibiro bifite, ariko namwe muri kwibwira ko ari biki, sibyo? Ariko ibyo nabyo iyo nicaye iwanjye niho nabiboneye nko muri corona. Haba nariye mu gitondo karyana nimugoroba, yarangiza icyumweru cyagomba gushira, yarangiza nkajya kureba ku munzani, nareba ibyo 2 cyangwa 3 nkabikuraho, kavuga nti yaba ari faranga rije no niba ari kilo ntenda kugurisha. Oya, nabo niyo twese iyo tugiye no ku biro twabinganya. Dusabwa umunzani ni utandukanya abantu mu byiyoboka no mu isi. Abantu ntibanganya ibiro, sibyo? Kandi banganya kwa abantu no mu bukristo dushobora kuruta mu biro. Murabyemera? Ariko umunzani ubatandukanya ushingiye ku magambo ngiye gusoma. Je vis que le plus certain observateur du sabbat se conforme au monde. Nabonye benshi baruhuka isabato ariko bihwanyije n'isi. Par là dishonorer leur profession de foi. Umuntu umeze nk'abisi kandi aruhuka isabato abamaze gukoza isoni ibyo yizera. Abamaze gukoza iki? Ils sont un opprobre pour la cause de Dieu. Ni igitutsi ku murimo w'Imana n'urukoza soni. Ils infringent un démenti à leur religion. Ababeshye ibyo yizera. S'imagine de n'être pas du monde. Abayibwira mutima ko atari w'isi, mais ça n'approche tellement par le vêtement, par la conversation et par les actes. Ariko yegeranye n'isi mu byo yambara, mu byo aganira no mu byo akora. Nka réalité il n'y a pas de différence. Umugenzuye neza muri ibyo bitatu basanga nta tandukaniye n'abandi. Uyu munzani ugize ute? Urasheshu uratandukanyije abantu. Mwakurikiranye neza. Ukurikiranye neza ni birebire cyane, ntashatse ngo nibura buri kantu kose nkavugeho kuko nshaka no kurangiza vuba cyane. Nubwo natinzeho gato ariko nta mugambi wo gutindana n'ifite. Icyo bita balance cyangwa se uku kujya ku munzani ngo abantu babipime babigenzure bakoresheje byinshi cyane.
imyambaro yo baragiye bayiha amategeko 9. Amategeko angahe? 9. Ariko katurebe umuntu wese uri hano ukeka ko yambaye nabi. Ni ibintu bitatu. Ngiye kuvuga bitatu nubirangiza wiha amanota. Niba waranyuze imbere y'abantu ukumva wiciriye hwiteka, wambaye nabi. Kuko ntiwashobora kuganza umutima nama wawe. Ndabivuga kuri aba bana bato b'abakobwa. Abana bato b'abakobwa duhera no ku myaka 30 n'ubwo afite twana tubiri, uyo sanga ashaka umugabo ariko adashaka kureka ubukumi. Kikaba ikibazo. Uwamusubiza mu bukumi ntiyakwemera. Uwamujyana mu ngore nabwo ntiyemera. Ni ikibura buryo. Birakwiriye ko umuntu agira ati, umusirikari yamaze kuva hano iwabo umusore akagenda akajya mu gisirikari, amapantaro acumwa arayata. Noneho akagira ati, agakenyera sera agakomeza, ipantaro akayinjiza mu nkweto. Ntabwo apfa kwigurira agakoti abonye, agatelefone ko umuntu akagakuraho, utuziki tukazimira, amasheni ntayo. Ntabwo yiyandikisha inyugute mu mutwe bitewe n'iki? No kusobanukira icyo yagize ati, icyo yagiyemo. Imyambaro iravuga. Yuhuye n'umupolisi umutandukanya n'umusirikare ari imyambaro ibivuze utababajije. Murabyemera? Mubwiwe n'iki? Imyambaro. Niba imyambaro yawe iravuga, kuvuga ngo urayambara bakwita umukristo kandi yamaze kuvuga ngo nturiwe, ntabwo bishoboka. Ubusigaranye iyo wibwira wowe. Winyuri ruhande rw'abantu ngo ukurure, nawe uzi ko ari bigufi. Umutima nama urakubwiye ngo babonye wambaye nabi. Cyo ni kimwe cyo kwambara. Kabiri, kujya kugura umwenda ukawutangaho amafaranga ngo bandebe. Tugomba kwambarira kuberwa, no kwambarira kurebwa. Hari igihe uzahura n'abatareba wirebe wenyine witwa umwibona. Arega abantu bakureba bose bibwira ni tuzi ko ariho bakureba bakakandika bakanyuza mu ikaramu itukura. Uribwira ngo amaso yose wagize ngo amaso yose wayashutse. Hariho yakureba akagira ate akakugaya. Cya gatatu nanze kukivuga. Birababaje biteye n'agahinda umuntu kumenya kwambika idirishya ry'inzu yakanirwa kwiyambika, gafunga idirishya ngo batareba mu mbere mu nzu, akambara umwenda bakareba amaguru. Yesu yarabyamaganye, yabwiye abantu ngo mwagiye kureba iki mu butayu? N'umuntu wambaye imyambaro yorohereye. Yarayinenze. Mwakurikiranye neza? Mujye mwambara ibiri imbere byo kugira bite. Niba mushaka ko mubibona ni mubishyira inyuma. Imyambaro iravuga. Kavuga ngo uruwisi cyangwa nturiwe. Cyakora abana bibabara ni ibyo kurya by'abagize bate. Ibyo kurya by'abakuze kugira ngo tutavanga iki. Abakuze n'abana. Rero mureke twese tujye ku munzani w'abagize bate mu izina rya Yesu.